niba ukoresha Facebook ukaba ufite page ya Facebook udakoresha, wenda ufite indi ku ruhande ukoresha uzifitemo ari nyinshi, dore uburyo wasiba page yawe ya Facebook ugakoresha page imwe yawe bwite wumva wifuza, izindi zose ukazivanaho kuri account yawe ya Facebook. Twagiye ndavuga ngo ujya kuri setting ya Facebook yawe, ibi bikora ufiteho Facebook iriya nini atari Facebook Lite. Facebook Lite ibiriho serivisi nkeya cyane, niyo mpamvu ugomba gushyiramo Facebook nini. Iyo umaze gushyiramo iyo Facebook nini imwe yemewe, nibwo ufungura muri konti yayo, ukinjiramo muri konti yawe, byarangira ukajya muri izi serivisi zigakunda. Nubigerageza kuri Facebook iriya Lite ntibizakunda n'umunsi n'umwe. Ubu nibwo buryo ngiye kubereka uburyo wasiba account ya, ndavuga page yawe ya Facebook ku buryo bworoshye. Ujya kuri access and control ukahemeza, bakakuzanira izi serivisi. Hariya barakwereka kuyifunga cyangwa se kuyisiba, delete page, ukemeza kuri delete page. Iyo umaze kwemeza kuri delete page, nuvuga ngo ubwo uba wemeye yuko ugiye gusiba konti, ugakanda kuri continue, hanyuma bakakuzanira amagambo ukayasoma, ugahitamo ijambo rikunogeye. Baba baguhitishamo nyine uburyo wabigenza. Nimba hariya baravuga I spend too much time, wibuke yuko ugomba guhitamo ijambo rimwe muri aya magambo baba bakwandikiye ahangaha. I don't feel safe on Facebook. This page was hackers. I don't find this page useful. Njyewe ndahitamo ko ntayibona neza iyi page yanjye. Hanyuma nimara kuyihitamo, icyo nkora njyewe ndakanda kuri continue, hanyuma bazana amagambo akurikiye. Ibyo byose baba bagenda bakwibutsa ko page yawe yahagaze. Niba warumva wari uyikeneye ubu ibiretse, nivuga ngo turakomeza kuri continue. Arongera batubaza ati se hari ibyo ufiteho bijyanye n'amakuru yawe ubidownloading. Turakomeza kubera ko dushaka kwisiba. Hano baradusaba password tuyishyiremo. Nivuga ngo bakwaka password ya Facebook yawe ufungura igihe winjira, uyifungura Facebook yawe igihe ugiye kuyikoresha. Hanyuma wamara kuyishyiramo ukemeza kuri continue, bakakubwira ngo hejuru hari baguha amagambo ajyanye n'uko page yawe igomba gusibwamo, ugakanda kuri delete, ugategerezaho akanya bitewe n'ama network yawe ufite. Hanyuma kuriya imaze gusibwa, abana baratubwira ngo twinjire mu yindi page cyangwa se ku yindi account. Bivuga ngo iriya page yo tuba tumaze kuyisiba. Rero ubu nibwo buryo wasiba page yawe ya Facebook. Ubutaha tuzabereka n'uburyo usiba konti ya Facebook burundu ikava kuri Facebook yawe.